Bibiliya yera itangiriro igice cya 35. Rasheli apfa amaze kubyara Benyamini. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe mwizirure mwambare indi myenda duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli nanjye nzubakire igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Baragenda Imana itera ubwoba imidugudu ibagose ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi niyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani we n'abantu bose bari kumwe. Yubakaho igicaniro yita aho hantu Eri Beteli kuko ariho Imana yamwihishuririye ubwo yahungaga mwene se. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa umwaroni bacyita Aroni Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu imuha umugisha. Imana iramubwira iti witwa Yakobo ntuzitwa Yakobo ukundi ahubwo Isiraheli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isiraheli. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose wororoke ugwire ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho abami bazakomoka mu rukiryi rwawe kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusigaho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda bari bashigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa aragumirwa kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko uri bubyara undi muhungu kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mwigenda yita umwana Benoni ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli ikiriho na bugingo n'ubu. Isiraheli aragenda abamba ihema hirya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Ederi. Bene Yakobo kandi Isiraheli agituye muri icyo gihugu Rubeni aragenda asambana na Biluha inshoreke ya se. Isiraheli arabimenya. Abahungu ba Yakobo bari 12. Abareya ni Rubeni imfura ya Yakobo na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni. Abarasheli ni Yosefu na Benyamini. Ababiluha umuja wa Rasheli ni Dani na Nafutali. Abazirupa umuja wa Leya ni Gadi na Asheri. Abo nibo bahungu ba Yakobo yabyariye i Padanaramu. Yakobo agera kwa se Isaka imamure kuri Kiriyati Aruba niho Heburoni aho Aburahamu na Isaka baturaga. Iminsi Isaka yaramye ni imyaka 180. Isaka umwuka urahera arapfa asanga bene wabo ageze mu zabukuru. Esawu na Yakobo abana be baramuhamba.